Guys, mu minsi ishize Kamikazi Dorcas yakomeje kuvugisha abantu benshi nyuma y'impinduka zigaragara ku mbuga nkoranyambaga ze. Bamwe bakavuga ko ari urugendo rushyashya rwo kwizera, abandi bakavuga ko ari uburyo bwo gushishikariza abantu kwegera Imana, gusa abandi bakavuga ko nyine ari imihindagurikire y'umwari w'umukobwa. Gusa uyu munsi yongeye gushyiraho kuri Instagram story yiwe ubutumwa bwatumye abantu benshi bongera kwibaza bati ese Dorcas hari impinduka zikomeye yaba ari kunyuramo? Mu magambo akomeye umukobwa yanyishije ku rukuta rwe rwa Instagram yanditse ati "There comes a time when God is no longer just doing miracles for you. He begins to work miracles in you, with you and through you." Ati hari igihe Imana itareka gukora ibitangaza ku bwawe gusa, ahubwo igatangira gukora ibitangaza muri wowe, ikabikorana nawe kandi ikabinyuza muri wowe. Arakomeza ati "Breathe it or not, there is a miracle within you. Just wait. Let God do his work in the secret place before he delivers it to the world." Ati ubyemere cyangwa utabyemera, hari igitangaza kiri muri wowe. Tegereza ureke Imana ibanze ikora umurimo wayo mu ibanga rikomeye cyane, ahantu hibanga mbere yuko ibigaragariza isi. Ati "Just charge your spirit and allow him to do his work in you. Prepare yourself, because the miracle that will come out of you is so great that it cannot be revealed before you are transformed. Stay with him." Ati komeza wubaka ubuzima bwawe bw'umwuka kandi wemere Imana ikomeze gukora muri wowe. Itegure kuko igitangaza kizava muri wowe kizaba gikomeye ku buryo kidashobora kugaragara mbere yuko bihindurwa. Komeza kugumana nawe Imana nshuti yanjye. Ubu butumwa Kamikazi Dorcas yatangaje mu butumwa bwe, nk'uko mwabyumvise yavuze ko hari igihe Imana itareka gukora ibitangaza ku muntu gusa, ahubwo igatangira kubikorera muri we, ikabikorana nawe ndetse ikanabinyuza kuri we. Akakomeza avuga ko buri muntu afite igitangaza kimurimo, ariko ko bisaba kwihangana kuko Imana ibanza gukorera mu ibanga rikomeye mbere yo kugaragariza isi icyo yateguye. Kandi Kamikazi Dorcas yanashishikarije abantu gukomeza kubaka ubuzima bw'umwuka, avuga ko umuntu akwiriye kwuzuza roho ye no kwemera ko Imana ikomeza gukora umurimo wayo. Ubutumwa bwe yasoje agira ati "Stay with him dear," cyangwa se komeza ugumana nawe. Aya magambo agaragaza ubutumwa bw'icyizere, kwihangana no gukomeza kwizera Imana nubwo umuntu yaba atarabona ibyo yifuza. Si ubwa mbere Dorcas agaragaje ubutumwa nk'ubu. Background: mu minsi ishize nabwo yashyize ku mbuga nkoranyambaga amagambo agaruka ku kwizera, ubutunzi n'ubuzima bw'umwuka, ibintu byatumye benshi bavuga ko agenda arushaho kwibanda ku butumwa bwo kwizera. Nubwo haraza nyine ababyakira nk'ubuhamya bw'imihinduka z'ubuzima bwe, hari n'abavuga ko ari amagambo akomeza kubatera imbaraga mu buzima bwa buri munsi. Bamwe baravuga bati abikorera kuba nyine look asigaye afite muri iyi minsi, aho adahwema gutungura abantu umunsi ku munsi ku mafoto y'ubwiza agenda atangaza cyangwa se agenda posting. Uyu mukobwa by'umwihariko akayanyuza ku rukuta rwe rwa Instagram, harimo nayo twifashishije dukora thumbnail cyangwa se n'ayatambutse aho ngaho kuri screen zanyu arimo acaracara. Ibyo byose abantu babitanga ibitekerezo bitandukanye, ariko se ni wowe mbaza muri aka kanya, wowe ubibona ute? Ese ubona Kamikazi Dorcas ari gutanga ubutumwa bw'icyizere gusa no kwizera, cyangwa ubona hari impinduka zikomeye ari kunyuramo? Yakubwira ngo tanga igitekerezo cyawe hasi mu bitekerezo muri comment, kandi niba ukunda inkuru nk'izi wibuke gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'izindi update cyangwa se n'utundi dukuru turi viral kuri NBE TV Rwanda. Inkuru zacu kuri kwawe wibuke gukanda na like. Nitwa Sana nk'ibisanzwe, nige tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.